amanyanga ya mbere bafite ni ibinyoma. Ni ibinyoma barabeshya. Amanyanga ya mbere ukubeshya babeshya iki? Kubeshya abantu witwaje ubuhanuzi. Tuguhaye ikaze uri kumwe natwe ndi Clement Bajyamahe. Iyi ni Peace Joy TV igukunda kandi izirikana cyane kugezaho byinshi bitandukanye. Tugarutse turi kumwe n'umugabo w'inkorokoro, n'umuntu w'umuhanga ushoboye ibintu by'amanalize cyane iyobokamana. Ntago ari ubwa mbere rero, ubusanzwe afite ubwo bunararibonye, akaba ari umuntu uzi icyongereza cyinshi no kugisimura mu Kinyarwanda, akaba ari umuntu umunyamakuru maze igihe, ariko cyane cyane mu ma analyse atandukanye cyane cyane mu iyobokamana. Turamwakiriye cyane, tuguhaye ikaze papa. Uraho neza? Uraho neza Clement Bajyamahe. Impanga yanjye yo kuri mikoro na kamera kameme. Iyi mihanda turayizi, ni imihanda twabayeho, kandi nzi ko itafari ryacu twarishyizeho muri gospel industry. Ngira ngo abantu utabizi nuko atabaye muri gospel industry, ariko dufite itafari twashyizeho muri gospel industry. By the way, nari ngukumbuye, ntago twari duherukanye, ndavuga muri ibi ngibi bya kamera na mikro, ariko ahandi turavugana turaganira. Papa w'abana babiri, ndumva umaze kuba umusaza ukuze, nanjye maze kugira abana babiri. Ni mbiri nge nawe. Ni mbiri turageretse. Urantanze nawe uri imbere. Ndi umusaza ariko udasaziye ubusa, ufite ibyo yagezeho kameme. Dufite ibyo twagezeho, ndavuga cyane muri gospel industry turimo tuvugaho uyu munsi. Ndi umukristo, ndakirijwe, mfite ubuhamya bwiza. Hanyuma analize za gospel nazibayemo cyane, ariko cyane kuri music industry. Yego, nibyo nabayemo cyane. Murakoze. Abantu bamenye ngo umushyitsi wanyu ninde? Amazina Twahirwa Jean Baptiste. Yego, Twahirwa Jean Baptiste, turakwakiriye, tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Tugiye kugenda tubagezaho rero uko byifashe. Tugiye kugaruka ku manyanga akunda gukorwa n'abakozi b'Imana. Amanyanga rero abakozi b'Imana ubu ntibakaye bakora bavugwaho amanyanga, ariko ni bya bindi bakora bisa n'ibijya gusa n'ibyo abapagani. Ari ujye ukora ikiganiro cyitwa ngo abapagani mu rusengero. Abakozi b'Imana bagira amanyanga atandukanye, ubavugaho iki? Ese kuri wowe urababona, urabumva? Ese wavugaho iki? Urampemukiye, umaye topic itari nziza ntakunze. Urumva aba batipe ni benshi kandi bari ahantu hatandukanye mu nguni zitandukanye. Rero kuvuga ku banyamanyanga, ariko barahari kameme. Nimbe Justin Hakizimana yarateguye ikiganiro yise abapagani bo mu rusengero kuri radio Umucyo, kandi nawe nzi ko yagiye ahura na challenge nk'izo ngizo zo kwangwa n'abo bantu b'abapagani bo mu rusengero. Reka tubite nyine gutyo nyirizina, niyo terime yaba nziza. N'abapagani bo mu rusengero, abo ngabo wise abanyamanyanga n'abapagani bo mu rusengero barahari. Ariko tugendeye muri Bibiliya, nkeka ko ibihembo byabo birateganyijwe. Bibiliya ibyahishuriwe Yohana ibice 22 ku murongo wa 12 haravuga ngo dore ndaza vuba, kandi ndaza nzanye ingororano kugira ngo ngorore buri wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Rero abo ngabo nabo buri wese afite ibyo azagororerwa. Umunyamanyanga azagororerwa amanyanga ye, hari aho azagenerwa gushyirwa, azajyanwa muri cya cyiciro Yesu yavuze ngo bazashyirwa mu cyiciro cy'ihene. Napani cy'intama. Ntago bazajya mu ntama wangu. Nta n'ingurube zizajyayo. Ese ubwo ingurube yabigiye mu ijuru gukora iki?
Okay, murakoze. Ako karagaciyemo. Aba bantu ntubapagara mu rusengero ubukunda kubona byenda tugaruka ku bakozi b'Imana kubera ko tuvuza apagara mu rusengero en general bandi batigeze bahinduka. Aba ba pastor n'abakozi b'Imana abashumba ba revera aba apotre bishop aba prophète bose ubona bafite bwa buryohe no gushumba amadini amatorero tuvuge ngo ya Gikristo bagira amanyanga atandukanye. Ujye bumva barahari. Kuri wowe yubona bafite amanyanga ubona biteze ingaruka abakristo cyangwa biteze ingaruka abaturage. Nagira ngo ubanze ukosora imvugo bwana munyamakuru. Urumva ntago abo bantu ari abakozi b'Imana. Kuko Bibiliya uyu munsi ndaza kuvuga kuri Bibiliya cyane ngo bazabwirwa ngo nimugende nimumve imbere ntabwo nigeze kubamenya. Rero nkeka ko kategori ngewe nabashyira mu bantu bafite business. Nta nubwo twavuga ko ibyo bashumbye ari amatorero, ni company. Ni utuntu turi limited, ni nk'uko washinga company ukayita Bagemahe limited. Nabo rero ni abantu bafite utuntu turi limited duharanira inyungu zabo bwite. Rero numva ko ibyo ari byo byose ntago bafite n'ibyo batezaho ingaruka. Bafite ibyo batezaho ingaruka, ahubwo leta ikurikirana abo bantu. Leta bakurikirane. Ndabizi hari igihe His Excellency yigeze akora comment ku bintu byari bimaze iminsi bicaracara by'umubishop wavugaga ngo bazane ubukene bwabo babushyire mu giturisho ngo babwirukane ariko bazanye amafaranga. Kame umuntu arakuzanira amafaranga ngo ubwo nibwo azanye ubukene, ahubwo yakuzaniraga ubukungu. Nkeka rero ko aba bantu bafite ingaruka bateza ku gihugu, kuko iyo wiriwe wiyokebya abaturage b'igihugu kabiriranwa ariko nta terambere ubagezaho rifatika, kuko tubona abo ngabo biyita abakozi b'Imana imiryango yabo irushaho gutera imbere, abana babo bariga mu mashuri meza yo mu gihugu ndetse sometime bakajya no kwiga mu mashuri meza yo hanze kubera ko bahawe amaturo, sibyo? Bahawe amaturo ava muri ba baturage birirwa bokepa. Rero aba baturage nkeka ko ubwabo birabagiraho ingaruka, ariko n'igihugu hari igihombo kigira. Kuko igihugu abaturage iyo bumviye neza ingamba za leta, imirongo migari y'igihugu yo kubateza imbere, ubwabo bakajya mu mirimo bagakora, abahinzi bagahinga, abacuruza bagacuruza. Nkeka ko uko batera imbere ni nako igihugu nacyo revenue zacyo aho gikura hagenda hiyongera. Nkwibutse ko igihugu cyacu ni igihugu gishingiye ku bene gihugu, nta wundi mutungo udasanzwe gifite. Ibyo ari byo byose amabuye y'agaciro dufite ntago ari menshi, ubuso igihugu gifite ntago ari ubuso bwagutse cyane. Umutungo dufite ukomeye ni Abanyarwanda. Rero iterambere ry'Abanyarwanda riva mu gukora. Kuba bakora ni byiza, nibasenge ariko banakore. Yego. Urakoze cyane, basenge banakore. Aya manyanga akunda kuvugwa ku bakozi b'Imana amwe namwe agenda avuga, wowe wabuze nk'ayahe na yahe? Nabo ubwabo barayazi. Reka nkubwire Clement, iyo wanduye uba ubizi ko wanduye bro. Ntago wagenda ubona inkweto yawe iriho ivumbi ngo uba utabizi. Ubuse ko wambaye rinete ntago ubizi bro, tubwizanye ukuri. Ntabwo njye bari kubara marinete ariko njye ndabizi ko nzambaye. Wowe urabizi ko uzambaye. None kuba uri papa w'abana babiri ntago ubizi? Ubu se wibye waba utabizi ko wibye? Nshatse kuvuga iki izo ngero uri gutanga? Barabizi ko babeshya, ibintu byabo byinshi bishingiye ku binyoma. Ariko kameme kuki amadini, ngewe ntago nyita itorero. Itorero ni irya Kristo nyirizina. Niwe watangije itorero aranaribungabunga. Bibiliya ivuga ko naho amarembo y'ikuzimu yazikuka. Wabyumvishe? Amarembo y'ikuzimu ngo naho yazikuka ntago azanyeganyeza iri torero rya Kristo, kuko ryubakiye ku rutare. Urutare ninde? Ni Kristo.
bro wabyumvisha uburemere itorero rifite. Rero reka tuvuge ngo abo bayobozi b'amadini cyangwa se amakampani, nge niko nayise, amanyanga bakora, burya amanyanga ya mbere bafite ni ibinyoma. Ni ibinyoma, barabeshya. Amanyanga ya mbere ni ukubeshya. Babeshya iki? Kubeshya abantu witwaje ubuhanuzi, nicyo kintu cya mbere bafite. Kwitwaza ubuhanuzi bakesikoruka abantu, kandi most of the time bakanabinjirana. Arakubwira naguhanuriye, wenda byari no mu mugambi w'Imana ko izakugirira neza, noneho yabona ibyawe byasohoye akumva ko ari we wabisohoje. Hari icyo bita ituro, arakubwira umuzanira ituro. Abenshi ni utwo tuntu, kandi ni utuntu tw'utudini ugenda ubona tugiye dufite ahantu twihagitse. Komeza. Urakoze cyane. Ayo ni amanyanga yo kubeshya. Ntandi manyanga ujya ubona akorwa, bamwe bavuga ko barwana, abandi bahirikana ku buyobozi bw'amadini, abandi bakirukana na jiste mu masitati yabo. Ibi byo ubibona ute, ubivuga wiki? Nyine twavuze ko ibi bintu ni ibintu by'inyungu. Krema, nge nawe ducuruza hariya mu mujyi, dushobora gupfa abakiriya. Abantu ari Kristo bari gukorera, nta cyatuma bashwana, kuko urazana kwa Kristo nanjye ndazana kwa Kristo. Ariko nimba umuntu arimo aharanira inyungu ugashaka kumukura ibiryo ku munwa, yanagukubita. Niyo mpamvu ujya kubona ukabona abantu batukanye. Hari uwo nigeze kubona ngo yagiye kanyarira ari guhirika abantu, ahirika amabuye ngo mpiritse kanaka. Nigeze kumubona kuri video, aranahanura, ahanura umwe mu bantu ngo naramuka afunzwe ngo azatangiza akabari na rogi, kandi uwo muntu yarafunzwe, inkiko zaramukatiye. So rero ni ibintu, ni conflit des intérêts, tubyite gutyo mu gifaransa. Ni abantu bo ubwabo impamvu bakuzanyaho mu masitati cyangwa mu mategeko shingiro y'ayo matorero yabo, nuko bapfa inyungu, nta kindi bapfa, ni inyungu. Abayoboka amadini nk'uko wabivuze, ubona kuki bakomeza kuyoboka amadini kandi ababashumbye bafite ayo manyanga atandukanye? Harimo ngo n'abasenya ingo z'abandi, n'abandi bajya kujya mu by'aba, ari abagabo, abashumba abagabo bakajya mu by'abagore bandi n'abakobwa. Ibyo bintu byose bijyanye n'ibyo byaha, ubona abayoboka amadini cyangwa abakurikira abakozi b'Imana, kuko hari nabo bajya bavuga ngo dukurikiye Imana ya runaka, aba bayobokira babwira iki? Icya mbere nababwira ni bakure dini faso ya busikoroji. Muri busikoroji ni bakure. Icya mbere ku Mana buri wese yigererayo. Bibiliya ivuga gute? Iravuga ngo umwenda wari ahera hahera watabutsemo kabiri, kugira ngo buri wese yigerereyo. Impamvu rero mbaza ngo kuki abantu bakomeza kubayoboka, muvandi, ibintu by'idini buriya ni nka droga, ni ikintu gikora ku marangamutima y'abantu. Rero hari igihe uwo gikora ku marangamutima ye adakura, akumva ko azakurikira Imana ya dadi. Abapasiteri benshi cyangwa bishopu cyangwa apotre, inyito zitandukanye babaha, ubu bafite n'akandi kazina kagiyeho ngo ni dadi. Yaba ari umugore bakamwita mami, ariko Imana ni iya buri wese, yemerewe kwigererayo akivuganira nayo. Rero inama najya, turimo tunagana wenda ku musozo w'uyu mwanya muto twari tuganiriye, ni bakure. Imana ni iya buri wese. Krema yemerewe kwivuganira n'Imana, nanjye nkavugana nayo. Yego. Hanyuma nkasaba n'ubuyobozi bw'igihugu ko bwakurikirana cyane ibi bintu by'amadini. Hari igihe cyabayeho
bagira ibyo basaba, imirongo migari basaba amadini n'ibikorwa remezo, kandi hari utuntu twinshi tw'utudini twatangiraga ari ibyumba kakaba gahindutse idini twahagaze, sibyo? Leta rero yongera ikiremo karungu gatoya, n'ubundi hari n'ibindi biri buhagarare. Hari n'abo twahoranye mbona turi mu itangazamakuru rimwe na rimwe, wenda atari n'ibintu byabo, ariko ejo bundi nabonye ngo ni ba pasiteri. Kuba abantu bafite amanyanga turi kugenda tugarukaho, uvuga uti bigitera ingaruka ku bayoboke ndetse n'abaturage b'igihugu. Hari ingaruka bitera se kuba bagira amanyanga ariko bakabwiriza, bakabona yenda n'aba bantu bo mu mahanga babaha amaturo bo bagakomeza ubuzima bwabo, hari icyo bitwaye? Aho se abantu bakoze neza ntaba yakoze, yabwirije ntaba yakoze. Oya, kubwiriza se ubwabyo Pawulo kugira ngo abeho yabohaga amahema. Abantu bavuye mu rugo bakajya kuboha amahema. Akazi mu gihugu karahari, nuko wenda abantu bumva ko bazajya kwicara muri ofisi. Man, akazi hano mu Rwanda nta kintu gihari nk'akazi. Abantu nibave mu byo barimo, ntacyo basenge kuva kuri abo ba pasiteri, ariko banakore, abeho abeshejweho n'imirimo y'amaboko ye. Bibiliya ivuga gute? Ivuga ko Imana izaha imirimo y'amaboko yacu. Rero nibagabanye nabo ngabo biriranwa mu nsengero. Wowe wiriranwa abantu from Monday to Sunday, ibyo ngibyo se uwo muntu usazabaho gute? Aya manyanga se akorwa mu byiciro bitandukanye by'abakozi b'Imana, abagabo cyangwa bamwe mu bagabo, bamwe mu bashaka gukora amanyanga, ariko nyine ati wumva ibyo mvuga ntujye mu byo nkora. Iyo mvugo ihuriye ijyanye gute no gushyigikira ibyo bintu by'amanyanga? Ntaho bihuriye. Ibyo imigenzereze yawe ikwiye kuba ihura n'ibikorwa byawe, kuko ngo wiba ahetse ababwiriza wo mu mugongo, sibyo? Nimbe uri umupasiteri w'umusambanyi, ntago bizatangaza ko uzagira abakirisito benshi b'abasambanyi, kuko imbuto zawe nizo nyine n'abakirisito bawe bazagira. Ariko turebe, reka turebe abantu bakoze ibyiza, apana twere kujya wenda mu byo gusoma Bibiliya. Turebe abantu bagiye bakora ibyiza kandi bikagirana impact iri positive. Ejo bundi tubonye Dr. Kanone Antoine Rutayisire bamusezera, ariko byagaragaje umupasiteri wakoreye Imana neza, nta buriganya, nta buryarya. Icyavuyemo bamuhaye imodoka Toyota Fortuner ya 2023, bamuhaye ikarita yo kujya ajya kunywa esanse, bamuhaye impano mu kumusezeraho. Tubona urugero rwiza rw'umuntu uba warakoreye Imana neza, nta zindi nyungu zibyihishemo inyuma. Rero inama ba pasiteri, ba bishopu, nimujye gukora. Nimba uzi kubashije kubumba amatafari, genda ubumba amatafari, Imana izaguha umugisha. Nimbe uri umuhinzi mwiza, jya guhinga. Nimbe ushoboye korora inkoko, jya korora inkoko, ariko mukore. Ahubwo abo ngabo mujye kubwiriza, mubahesha umugisha mu byo mufite. Ni nuko itorero ryagutse. Hanyuma tugira ku musozo, Jean Baptiste Twahirwa, amanyanga akorwa n'abakozi b'Imana batandukanye bashumbya amatorero n'amadini gutyo, nkuko yenda bavuze ngo itorero rya Kristo, ariko hari abavuga ku itorero bo bari amatorero atari amadini, kubera ko harimo mba numvamo nk'imvugo weza nguni nkanjye. Aya manyanga azacika gute kugira ngo abantu acike, baba abantu beza bashimwa n'abantu n'Imana kandi bashumbye? Bizacika gute? Ntabwo azacika, kuko Kristo yaravuze ngo mureke urukungu n'amasaka bikurane. Ahubwo abo bagenda bagana abo banyamadini n'abanyamatorero, reka mbyemere, usibye ko nge atari ko mbizi, nibaca akenge
cyane cyane mbabwire mwe abantu mwe muba muri diaspora, mugerayo mukaregeza gusenga, benshi muri mwe mukabishyira ku ruhande, mukaba mufite abantu ngo mwita ba dadi na ba mame hano mu gihugu mu Rwanda babasengera, mwohereza ituro. No, mwakirira imiryango yanyu ko bamwe muri mwe muba mutohereza n'imiryango yanyu amafaranga, cyangwa se nimbe mufite n'ukundi mushaka gukora mukagira naho mucisha, ukaza ukavuga uti nguriye abana b'abanyeshuri batera imbere, mbaguriye amakaye, mbaguriye amakaramu. Ibyo bintu Imana yabiguhera umugisha kurusha guca kuri abo bisikoro. Hanyuma mwebwe ubwanyu ni mwige kwisengera. Imana yabaga mu Rwanda no muri Amerika yabasangayo igakorana namwe, Burayi na hehe, ariko aba bantu barabashukana besikoro. Urakoze cyane urukomeje kuba diaspora. Ntago bivuze ko hatari abakozi b'Imana. Abakozi b'Imana barahari, kandi nimunabagenzura neza ntago bazabakurikiranaho izo ndonke. Abakozi b'Imana barahari kandi bakora, ukabona ko bari mu muhamagaro w'Imana koko. Yego, rero musenge, umwuka w'Imana ubwawo azajya bayobora ni hehe mukwiriye no gukorera, hakabahesha umugisha. Iyobokamana riyobowe n'aba bamwe na bamwe bagira amanyanga, ubwo rirerekeza hehe? Urumva niyobokamana none bariyoboye, barangaje imbere yenda babayoboke bo baragira amanyanga atandukanye, esikoro butandukanye, gusenyana no guhirikana, ibintu nk'ibyo byakavana akajagari mu bushorishori bwabo. Urabona amaherezo arabayahe, urabaha izihe nama bo? Clement, nago arega sinzi nawe ubumbajije ibyuzi, ubumbajije ibyuzi. Bibiliya ivuga ko hari inzira ebyiri, inzira yo gukiranuka n'inzira yo gukiranirwa. Rero buri wese, Clement rega nabikubwiye, umuntu wese azi yakorera, azi nimbe akorera indaye cyangwa azi nimba ari gukorera Imana, kandi Kristo azarinda aza gucyura itorero abo bantu bakiriho. Inama n'ubundi ntangane yayindi nuko abagana amadini n'amatorero ubwe, umuntu yakibwa rimwe ntiyakibwa kabiri. Wowe ubwawe nimbe umwuka w'Imana kuriho, uzabona ikijya mbere. Yego, wakoze cyane kuri televiziyo ukoze muri PSJ TV, twagwaye ikaze kandi tugushimiye ko witabira utumire bwacu. Mwakoze cyane namwe, dusuhuze abadukurikiye bakurikiye ibiganiro byanyu, kandi tubabwire ngo nibashaka Imana bazayibona. Turagushimiye cyane rero. Ubwo abanyamanyanga urabakomye, wakomye abanyamanyanga, bamwe bashumba bakora amanyanga, ndetse unatungiye agatoki abayoboke bayoboka abo bantu cyangwa se amatorero bayoboye ko batagomba kwita kuri abo ngabo, bagasoma ijambo ry'Imana ntabategereje ko aza kubabwiriza kandi yenda bamubonaho izindi ntenge zitajyanye na gishumba. Yego, ariko nabonye Imana ihemba abantu nibegera Imana. Clement, imyaka tumaze twagiye tubona inyungu zo kuba mu murimo w'Imana, ukawushyiramo imbaraga, nta yindi ntere utegereje ituruka muri uwo murimo w'Imana. Yego, rero abantu nibashyire imbaraga mu gukorera Imana, nta kindi bitayeho. Yego, turagushimiye, wakoze cyane. Wakoze cyane nawe. Turabashimiye mwese, arakoze Twahirwa, nanjye mbashimire cyane kuri PSJ TV. Tuzagenda tubazanira abantu babizi bisobanukiwe, abakozi b'Imana mwabwiwe byinshi, bamwe muri mwe mugira amanyanga, buri wese yiyumve kandi amenye ko agomba gukosoka akebuwe. Ibihe byiza kuri mwese. Kameramani wakoze cyane, turagushimiye kandi namwe mukomeze mugire ibihe byiza kuri PSJ TV. Ubwo turagenda tubagezaho byinshi bitandukanye. Ibihe byiza.